hanyuma FIFA mwayibukije ko nta umukinnyi wanyu mudafitanye ikibazo mubyibutsa FIFA mwayibukije ryari? ejo nibwo byasohotse tugasubikiramo bahita banasubiza uwo mwanya bamuhaye iminsi 5. Babasubije gute? FIFA yabasubije gute? Yasubije tubwira ngo niba ibyo bintu byabaye niba izi nyandiko ari ukuri yasaba ko umukinnyi yaba yasubije mu gihe kitarenze iminsi 5 kugira ngo umukinnyi abikonfirme. Ibyo rero ni naho umukinnyi wo konfirma ko koko izo nyandiko ziri authentique cyangwa ziri ukuri twaba twashyizemo. Hanyuma kuyatewe mwavuganye se arasubiza ryari? Arasubiza ko yakubari mu kazi ariko yabaye nijoro ari nimugoroba ubu muri amasaha aba yasubije. Ati ko yasubije ubwo abakunzi ba Rayon Sport batwumva kuri Radio Rwanda bumve yuko nta kibazo mufitanye n'umukinnyi wari wese muri Rayon Sport ndetse n'ibyo bihano bitaza kugumaho. Bagira ngo mari mpungenge abakunzi ba Rayon Sport cyangwa se aba muri rusange ko ibi ngibi nyine ni procedure. Ikibazo gusa ni uburyo biba byatangajwe n'ibinyamakuru ukabona arabitangaje ntabanje kubaza ikareba muri ndetse igiye hanze nta no kureba impande zo mu wakibazo. Gusa icyo tuba tubereyeho kugira ngo dusobanurire abantu nta kibazo kirimo rwose. Ubu kuyatwa n'umukino wa Rayon Sport kandi uri mu buryo uri no mu myitozo no mu kazi uko bisanzwe. Hanyuma SJ mwaramutse neza, nagira ngo nkubaze ubwo havuzwe ibya Kuyate wenda mu bitanzaho n'umucyo, ariko nagira ngo wenda mu masegonda make mu natubwire kuri historique y'abakinnyi ba Rayon Sport bamaze kugeza ibirego nyine muri FIFA basaba ko bakwishyurwa ibirarane byabo bigiye bitandukanye cyangwa se batayiboneye igihe. Ubwo wenda ibya Kuyate nibyo bivuzwe, ariko hari andi mazina yagiye agarukwaho ngira ngo mutangeho umucyo. hari Safe, hakaza Musore Prince, ubwo na Kuyate arimo, ubwo na Dafe. Ndagira ngo wenda mwongere mu bicemo ibyarangiye wenda se bikiri muri procedure kugira ngo ikipe izatangire wenda n'abafana bumva nta kindi kibazo gishobora kuba cyanabatera n'ubwoba muri sezo tugiye gutangira no mu yandi marushanwa. Mereye ku kibazo cya nuko we ni kiri ku rwa federation. Yego. Kandi icyo tugezeho twafashe uburyo bwo guhura n'umukinnyi nawe turaganira tugenda kumvikana. Ubu nabyo biri ku murongo. Ibibazo byinshi byagiyeho byarukubitomereza muri rusange no kubera ko hari abakinnyi benshi bagiye basinya amasezerano ariko ntaboneka kubitoma, ariko ubu Rayon Sport igenda ibikemura uko uburyo bwayo kandi uko ishoboye kandi ikabikemura mu bwumvikane. Twese rero urabona uko byagenze, federasiyo yatugejejeho icyo kibazo turaganira ubundi kuri rwa federasiyo y'u Rwanda kandi twagihaye umurongo. Hanyuma icya Dafe nawe nk'ibyo ngibyo we yarangije no kwishyurwa kugira ngo byarangiranye n'ukwezi kwa gatanu niba ntibeshye. Nawe niyo mpamvu umutakirundo nyine ku kibazo kiri muri system ya FIFA cyararangiye bari gikemuye. Musore Prince aracyari gifite amasezerano, ntabwo twishobora ngo tuganire, ariko nawe tuvugana nta kibazo dufitanye kubera ko ibyo tumusaba amategeko arusaba turabyubahiriza umunsi ku wundi kugeza igihe tuzabasha kumvikanira. Ariko si umukinnyi uri mu kazi, umukinnyi twari twumvikanye ko twatandukanya, ariko kubwe yumva ko yakomeza kuba umukinnyi wa Rayon Sport, ariko nanone n'ubundi ntabwo tutari mu kazi. Uwo yicaye nyine twari twubahiriza ibyo amasezerano ateganya, igihe cyose azumva ko yifuza ko twumvikana ngo nawe azaduha umwanya. Gusa ku ruhande rwacu twubahiriza ibiteganywa n'amategeko n'amasezerano dufitanye. Dutere ibuye rimwe twica inyoni ebyiri. Icyumweru cya Rayon Day cyatangiye ejo, ni muri weekend. Imyiteguro muyigeze hehe sigi? Icyo nabwira abantu nakangurira abantu nuko iminsi irimo kugenda, iminsi irarangiye, iminsi 4. Nasaba abakunzi bacu kugira ngo buri muntu yibike itike, kubera ko urabona aho tugiriye Nyamirambo iriya stade ntabwo ari nini nk'uko kuri stade Amahoro. Birasaba ko buri muntu yibika itike hakiri kare kugira ngo azafite umwanya
aho kugira ngo yirebere Rayon Sports nshya, Rayon Sports y'umwaka wa 2025-2026, Rayon Sports zitabira imikino nyafurika. Mbese amatsiko ashiriye kuko utuvugana ikipe iri mu mwiherero Gicumbi, iritegura neza, asigaye n'aho abatoza kugira ngo babashe guhitamo abakinnyi bazakoresha haba kuri Rayon Day ndetse na Sekafa kwitabira. Nakangurira abantu kugira ngo bagure amatike ku bwinshi kugira ngo bazabe bicaye neza ku munsi w'igikundiro kandi bazabashe kwitegura kwibonera ikipe yabo nshyashya. 1.98 arabura ebyiri ngo yuzuze santimetero ebyiri. Kameni azaba ari kuri stade 1.97 na karindwi. Azaba ari kuri stade we nashaka azakoreshwa bareba baribaza bati intwaro bimeze bite, update kuri we nizi intwaro bidahindutse aragera hano mu minsi 2 cyangwa 1 ndetse n'umuzamu mugenzi we Munyakameruni mugenzi we. Ubwo rero abantu bitegure ko umutoza namugira icyizere bose azagaragara mu kibuga kuko nawe aritegura, arimo kwitegura azi neza ko aje gutanga umusanzu muri Rayon Sports. Reka tugushimire ku mwanya uduhaye, nubwo ndumva abakunzi ba Rayon Sports umutima usubiye aho usanzwe uri. Niko bajye bizera amakuru avuye muri Rayon Sports, bizera amakuru y'ubuyobozi kuko nibo batanga amakuru, nibo batanga amakuru yizewe kurusha uko batanga amakuru aturutse hirya no hino. Birinda ababayobya. Urakoze cyane SG, umunsi mwiza. Urakoze namwe Radio Rwanda. Akoze rero Gakwaya Olivier n'umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sports akaba n'umuvugizi wayo. Sami Rayon ubwo ni bakwiriye gusaba facture za IBM no bishe. Yasaba facture za IBM kuko ni ngombwa. Ni ngombwa kuko ibikorwa remezo kumwe bavuga ati stade Amahoro irahenze, Musanze na stade niramuka yuzuye baba bafite amahitamo menshi kuko ibikorwa remezo biva mu misoro. Zengo stade Amahoro kuko ari imwe, hari igihe bihenze kuko ari imwe, ariko ushobora kuba wenda nk'Imusanze ari indi stade nayo iri kuri urwo rwego batireyo de n'igi Musanze cyangwa Rubavu cyangwa Huye cyangwa n'ahandi hatandukanye. Icyo nekereza ni kimwe nuko abareba bizi neza ko gusaba facture za IBM ari byiza, babanze bakana kanyenyeri 562 kabiri urwego, hanyuma bakurikize amabwiriza biyandikishe, hanyuma buri gihe cyose basabye service yishyurwa cyangwa se bahashye aba muri supermarché muri boutique n'andi hose bahahira, bibuke basabe facture za IBM kandi bandikisheho nimero kugira ngo bahabwe amanota muri Tenga promo bakiniramo ibihembo bitandukanye. Igihembo nyamukuru ni ikibanza kizatangwa ku itariki 20 z'uku kwezi, hanyuma na Kia Sorento iracyahari ndetse n'ibindi bihembo mu mafaranga biza kuri inote. Ukanza kanyenyeri 562 kabiri urwego ugahitamo kabiri ukari mu muhare w'ibanga, ubundi ugakomeza ugatenga mara hamwe na Tenga promo. Yego, za modoka zo muri China Electric Vehicle Rwanda ni nziza cyane, zirimo za EX5 EV ndetse na EX2 EV, kandi ahantu honyine uzisanga ni muri China Electronic Vehicle Rwanda. Bagufite imodoka rero za pickups nziza cyane, imodoka zisanzwe zo kugendamo nyine z'amashanyarazi rero rwose baranayiguka yitestinga ukabona kuyishyura nyuma. Wowe nyarukira hariya kuri Ikwimi Plaza kuri KG9 Avenue Rutarama cyangwa se ubahamagare kuri 36 ubundi ibintu birushaho kugenda neza cyane. Rayon Sports rero Axel ndumva ibyayo bisobanutse. Abareyo inkuru yagiye hanze nimugoroba itangajwe n'umunyamakuru Mickey Junior ku mbuga nkoranyambaga ze, ubwo n'abandi bayisamira hejuru. Abantu baravuga bati Rayon Sports bigenze bite, atigiye kuba hite noneho ko kabaye, ndetse abantu benshi impamvu bifite impungenge mu mafaranga ibarira harimo n'ibihumbi 100 bya kafu. Ibyo byo biri ku ruhande utitabire ntabyo ubona, kandi ntabwo yaba ari ubwa mbere kipe ikuwemo, kuko iyo nibuka ya hafi ni Gor Mahia. Gor Mahia yatwaye igikombe cya shampiyona 2024 igiye gusohoka isanga ibirego byabashire uri mwengo n'abandi bakiri batandukanye, barabwira ati ntugenda. Kafu yamaze kubikira ku murongo muri ya club licensing, ugomba kuba wera nka Sherege mugani wo muri bibiri. Bago ndo bavuga ati nta muntu kurega, nta muntu wambuye, ibi nibi byose biba biri ku murongo. Birangira Gor Mahia
yatwaye igikombe cya shampiyona ariko ntiyasohoka ubu ngubu bisubiyeyo nabonye ku munsi w'ejo anasinye n'amasezerano na Spiro ya Axel nk'uko yahoze ayivuga bayaye miliyoni 7,400 z'amashiringi ubwo wakuba 11 kugira umenye amafaranga bayihaye hanyuma iyi kipe ya Rayon Sport nayo irabizi neza ko iramutse idakiriyarinze ibintu byose ku itariki 4 z'ukwa 9 cyangwa 6 nta mukino yazaba ifite no gukina na CAF Confederation kandi ya Rayon Sport ibiviza amafaranga bivuga ati amafaranga twatanze ijana rya CAF ryo riri ku ruhande ni 150 z'abanyarwanda miliyoni ivuga ati turamutse dukorifayinze bya bihumbi 400 tayari nabyo byaba biri ku meza idasohotse none n'ukuntu Rwanda na pride tugira kumva ngo ikipe ngo niyasohokeye igihugu yarabitsindiye ngo ikipe yo mu Rwanda yahanwe kubera ubwambuzi n'ibindi bintu bitari byiza ngira ngo ni ibintu ariko hano nyine hagomba kuba harimo n'isomo ngira ngo niyo mpamvu twahise tunabaza na Gakwaya niba n'ibindi bibazo bari basanzwe bafitanye n'abakinnyi bamaze gutandukana nayo byarasobanutse byarakemuwe ubwo nyine havuzwe Kuyate bya Kuyate byo birumvikana ubwo ndibaza ko mu minsi 5 Kuyate nayo nk'umukinnyi uri kumwe na equipe uri gukora imyitozo no mu bantu bahageze mbere rwose Kuyate nk'umuntu uri kumwe na equipe uri gukora imyitozo uri muri groupe nawe yibaru bagomba kuyohereza FIFA vuga ko ibibazo byakemutse kugira ngo noneho bikemuke burundu ariko ubwo nibyo byaba sefu byaba musore ibyo byaba dafe byose SJ bisobanuye urumva ko bitanga icyizere niba baricaranye n'abakinnyi bakaba bari muri procedure kugira ngo ibibazo byose birangire babaha ibyo basabwa ejo bundi utazongera kumva ibindi bibazo kuko rwose rero yaba ihombye abantu bavugaga batireye ukunini kugura abakinnyi beza noneho uyu mwaka iri gushora amafaranga menshi igura intwaro ziremereye badakinnye byaba bimaze iki ko ikipe yaba ihombye cyane ariko ngira ngo SJ bisobanuye Gakwaya biri mu nzira nziza ubwo reka tutegereze ibisubizo bya FIFA ariko uko bigaragara biragana heza Kuyate nabwire FIFA ko nta kibazo agomba kwandika akabwira ko ari mu myitozo ibyo asabwa bihabwa cyane ibyo biba bihaye icyo kizibiti kiba gihagije muri FIFA ntibinakeneye kumenya niba wanamwishyuye cy'ingenzi mushobora no kumvikana ku ideni kagakonfirma byemera gusa nta kibazo dufitanye rwose utingiye magingo ye nta kibazo na Rayon Sport ubu ngubu amakipe nashaka byakira ukuntu wumvaga kera bavuga ati irimo amadeni abanaba umuntu akakumva umuntu akubwiye umufana wabo fana ntakunda iyo niyo reyo y'amadeni ngo niyo reyo yacu ibyo bintu simbyemera bivuga ngo reyo ikwiriye gusiga ibyo bintu kuko CAF na FIFA bisigaye biri mu mategeko n'ukuntu kera nyine umuntu yakocuraga undi agatsinda igitego cya oruje cyangwa icy'akaboko bakaba baraje VAR na FIFA ikintu cyitwa kwambura n'amadeni ntabwo ikififi kibyemera niba utarishyuye ntabwo nyine ukina aho muhurira ni mu mikino uraza bavuga ati reka banza wuzuze ibi n'ibi niba bitakunze ntabwo uri bukine Rayon Sport ikwiriye kubaho ibirenga izi nkuru zimaze kuba nyinshi turi kumwe na perezida bamubwira ati ku munyamategeko wanyu ahora atsindwa igihe cyose aba yatsinzwe bataye n'ibirego tuba tutazi icyo kintu cy'abanyamategeko nacyo gikwiriye nacyo kujya mbere yuko bafata umwanzuro wo gukora ikintu runaka abanyamategeko yatubwiye ngo bazagira ngo bodi ngo y'abanyamategeko ngo ntabwo ari umwe bajye biga ku birego nk'ibi ngibi ariko na FIFA iyo ari kubona buri munsi kubona mu mpapuro zanyu ivuga ati buri munsi ni wowe ejo ni wowe nta yindi kipe yo mu Rwanda kenshi ikunda kugaruka cyenda Kiyovu yisanzemo mu minsi mike ariko urumva erega ikindi kintu kiri muri Rayon urumva icyo kintu cya continuité y'ubuyobozi no vuga ngo niba hari abaje wenda ku bwa Perezida Fideli bakaza kugirana ibibazo bakagenda hatubarijwe amasezerano hakaza wenda Abdallah cyangwa se n'umuperezida wese ushobora kuza icyo kintu gashaka kukirengagiza bakavuga ngo abakinnyi baragiye byararangiye nta kindi badusaba natwe ntacyo tubasaba kandi abakinnyi barafite amasezerano azwi mu by'ukuri yemewe ibyo bigomba kugukoraho no kuvuga ngo iyo umaze kugeraho ugomba gukomeza gukurikirana izo dosi ushaka kwakwicaza umukinnyi nk'uko twabivugaga bakamubwira uti turemera amafaranga tukubereyemo nubwo wamaze gutandukana na ekipe tuzakwishyura muri ubu buryo byo FIFA irabyemera mukandika installments kavuga uti wenda niba ari miliyoni 10 wenda ku kwezi tuzagenda tuguhaye imwe mu gihe kingana n'amezi 10 tube tuyarangijemo nawe ukabyemera ibyo ni ibintu biba byoroshye ariko kuza ari ibintu byatereriyo ntushake kubirebaho byagukoraho da ubundi ikibazo cya musore Prince cyo wemereye gufata umukingo yuko ngo umuhemba adakina adakora n'imyitozo bikarangira gutyo ngo kuko ngo umuhemba ngo mpa amafaranga ngo bikarangira gutyo FIFA irabyemera fata umukinyi ntakina ntakora imyitozo muri ekipe yawe ngo ndamuhemba
baravuga ngo ibyo ngibyo umukinnyi busa nawe wamwirukanye baravuga ngo habamo ikintu bivuga ngo ntiwemerewe gukora imyitozo no gukina mu gihe kingana gutya kubera impamvu iyi n'iyi bivuga ngo akenshi iba ari ibihano by'imbere muri ekipe ibyo nabyo bigomba kuba byanditse bikaba biri ahantu muri fayiro ku buryo umukino waba abizi ariko ibintu byo kuvuga ngo umuntu mwaramwirengagije gusa ngo uri kumuhemba kuko umukinnyi nawe ntabwo aba abereho ashobora kudakina kuko azi ko ari mu bihano ariko none umuntu ugwera mu gihirahiro umukinnyi arashaka gukina arashaka upgrading akariye akazamuka iyo kipe y'igihugu arashaka kongera kwihamagarwamo byiza rero ko umukinnyi utamukanyisha gusa ngo uri kumuhemba kubera ko umukinnyi n'umuhemba wamuhannye bizumvikana ariko n'umuhemba kuko wamushyize wamuheje umukino we azandika asaba ko ibyo bintu byakemuka ariko nanone ikindi kuri Rayon Sport aho turimo tugenda tugana bubake ikintu cyo kuvuga ngo mode of recruitment ndetse yaba Abdallah yazana nyuma yiwe ku buryo ikipe umwe atazajya avaho agasigira umutwaro uje ngo nibyo navugaga urumva ibyo kwambukiranya ibyo kuvuga ngo ku bwa Abdallah ngo yazanye runaka kuko yagiye ubwo asigiye ibibazo undi ngo hamwe uburyo buvuga ngo abakinnyi muri siporo uburyo binjiramo uburyo bahabwa recruitment n'ibiki byose ku buryo umwaka ujya urangira Rayon Sport nta kibazo na kimwe ifitanye n'abakinnyi ibyo kuvuga ngo ikipe ngo yitavuzwe ngo burungu kuko ngo aka kajemo ngo seka fata yari ngo nibwo bari buyitware ntabwo kugira performance nziza kwa ekipe bihera kuko bahabanje kuzamo sambaratika ntabwo navuga ngo bubake ikintu ahubwo gituma buri gihe ikipe tuba tuvuga amakuru yayo mukinnyi uburyo yitwaye umushya waje performance ye aho kujya tugaruka ku makuru avuga uburyo ikipe iri mu manza n'abakinnyi ndetse n'abatoza kuko era tugezemo cyangwa se igihe tugezemo ntabwo ari cyo kuba ikipe nk'ingiyi nkuru mu makipe hano mu Rwanda yakabaye ikiri muri izo manza ubwo Gor Mahia kuri update zahagera kwa 4 tariki 16 umusibe ejo nibwo Gor Mahia izahagera mbere y'iminsi 2 nyine yuko mbere yuko bakina Rayon Day nyine ku itariki 18 yes akaruka gahunda zifashe rero Gor Mahia ije bibatse iri kugenda igura abakinnyi bakomeye babaga mu yandi ma ekipe baguze mu fullback wa police bagiye bagura abakinnyi bo muri za urinzi baguze abakinnyi b'imbere mu gihugu bakomeye akaruka gahunda zifashe turacyangwa isacu ya kabiri rw'imikino ku munsi w'ejo ku manguranyambaga zacu mwabonye yuko dufite umutumirwa w'urubuga rw'imikino uyu munsi yitwa Byiringiro Rage salama bro meze neza wegera ku mikoro ubundi tuwe tuganira fresh umeze neza se meze neza man ntabwo twaduherukanye nemaze iminsi myinshi urabona ko ntabwo aheruka guhura n'izuba urabibona arasa neza ikizuba abantu kuri YouTube barimo barabireba urebe epo yiwe kahise wagira ngo nibwo avuye aho wagira ngo ni muri cyagiye avuye muri Sunny Weekends akaruka isura kabonye ku musatsi ukuntu yashyize yarumva isura ni mu isura nshyashya uyu mwaka urabucenga abantu iyi sezo uracenga abandi gucenga byo ntabwo ari ikintu wamubaza abari bucenge uravuga abari bucenge gucenga byo urabizi ko ari ntabwo abishakisha cyane ahubwo mpamvu bangaracenga abahe rero ikibazo tubwire ni bande bacenga iyi sezo maze kubibona vuba turabitangariza akoraga iyi ni radiyo Rwanda sibyo iyi ntabwo uzabitangariza ahandi ubundi umukinnyi ukomeye nkawe umukinnyi ufite impano nkawe uba ugomba kuburekingira kuri radiyo y'igihugu akisenda abeshya ni kweri kuki ushaka kuzabishyira ahantu hatizewe wageze kuri radiyo y'igihugu yizewe n'abanyarwanda bagukunda madamu araguteza amatwi abana bawe baguteza amatwi barimo baranamureba ku mashusho ariko igihe wari uzi kuri insiti yanjye sinjya nkoroha ariko nta handi hantu wa burekingira vuba ninde kwitangaza nzayitangariza ahangaha uzagaruka mu kiganiro bisezeranya abantu nujya gutangaza ikipe uzakinira zitaha uzaza hano bitangaza cyane rwose kandi ni vuba cyane kabisa okay noneho niyo utatubwira ikipe urateganya mu bihe bihugu ahafite amahirwe ushobora gukina ni mu bihe bihugu tubwire
Mubarabu niyo ni breaking Oya, mubarabu abanyarwanda bamaze guhirwa burya abanyarwanda mubarabu babaye bo muri Afurika bo muri Middle East kubera ko abarabu bari henshi ni Magrebe Middle East hari Magrebe ibi ngibi Maroc ari na Sudani nawe muri mubarabu Sudani iyi ngiyi ari Sudani nayo ni abarabu Sudani ni abarabu ntago muri bibiri si muri Afurika ubwo ni muri za Arabie Saoudite ubwo ni za Katari Arabie Saoudite Iraq ubwo dutangire turebe ahantu abanyarwanda bahirwa muri noneho arya Faustin yandi yakinaga ni he ni vuga ngo hari Iraq na Saudi Arabia akaba Iraq ntuzajya muri Iraq Saudi Arabia niyo ubona byibuze umupira urimo urazamuka impano yawe impano yawe si yo kujya muri Iraq Ako jya umubwira Iraq jya umubwiza shampiyona muri Iraq irakomeye ariko niyo makuru mfite sinzi nenda oya n'ikipe y'igihugu yabo benshi bakina muri shampiyona ariko ntabwo ikomeye nk'iyo muri Arabie Saoudite Iraq na Iran bubyihore ntabwo umutekano ya kwa Cristiano ari umupira ari n'amafaranga kabisa ibiganiro biragenda neza cyane urabona yuko hari icyizere cyo gukinayo kugenda neza kabisa muri Arabie Saoudite n'ubwa mbere waba ugiyeyo bwari ubwa mbere ntabwo mbizi ntabwo nzakira hanyuma rage tuganire muri rusange mu by'ukuri Access wari umuherutse usoma abantu yarakwiye aciyemo igihe mutaramusa taramusinya mupfa kumubona ariko nimba we nabonye kuri match turahura muri basket bivuga muri basket ahubwo uno kuva yagaruka arage nibwo nabonye yitabira imikino iyi tari football na volley njyamo volley basket nifuza ko zanamurishije Zidane umenya ari inshuti yawe Zidane umuntu cyane Zidane inshuti yawe cyane kabisa magara wa undi ushobora kubwira ibanga ryawe Zidane ntabwo namubwira Zidane yabika yaba ari inshuti yawe ntabwo namubwira Zidane ibyo mubwira ko aribyo namubwira buriya hari igihe acikwa ariko kandi anakujya mu kiganiro buragera yarambwiye kandi ari ibanga namubwira ugomba bana buragera yarambwiye ngo iyi kandi akujya mu kiganiro na Zidane niko yemereye byose atamena hanze hanyuma rage twihute duhere kuri polisi wakiniraga sezi ishize ni umwaka nka rage wakugendekeye gute muri polisi ni umwaka watangiye neza ariko musoza nabi bitewe nyine ibintu byagiye bivugwa n'ibyagiye binamba kandi byinshi ndakeka byabaga ari ukuri polisi nyine bagerageje kundwaza bageze kundwaza ugiye n'umutima mwiza ntacyo bashinja rwose nta kintu nabashinja kabisa polisi FC ubuyobozi bwa polisi FC bwakurubaje mu biki mwumvishe namwe bashatse bose ko twumvishe reka twumvikane turaziranye tujye tureka kubeshyanya sibyo njye nshobora kubyumva Maxel akabyumva nkabivuga uko bitari niyo byaba ari ukuri nkagira ibirungo nshyiramo niyo mpamvu tuba twaguhamagaye nka rage sibyo uri umukinnyi ukomeye uri umukinnyi w'umuhanga uri umukinnyi ufite izina uri umusitari kugira ngo nawe wenda ibyo tubwire ibyo tutamenye cyangwa se ibyo twavuze nabi noneho reka tubivuge mu mazina bivugwa ko kimwe mu bintu nta muntu ushidikanya ku mpano yawe hari uwo wabonye ushidikanya ku mpano yawe ndumva rwose turi kubeshyanya hano nta munyarwanda ushidikanya ku mpano ya rage noneho uno mwaka bwo yari yongeye yazamuye n'urwego ku buryo muri korapoza nationale abantu bose bavuga ati kubera ikirage atajemo kubera ko nyuma uno mwaka w'imikino yo gutangira ni umwe mu bakinnyi bari bagize performance nziza guhera kuri ya kampu y'abakinnyi bakinnyi b'imbere mu gihugu bagiye bagakora imyitozo gusa nta match bafite bagakora imyitozo bakaza gusubira mu makipe yabo na kampu yateguraga imikino ya FIFA series aho hose abantu bavugaga ngo mu bakinnyi kwa kuntu umuntu avuga ngo umukinnyi ubona washobokaga cyangwa se wari mwiza utahamagawe n'inde bose bagarukaga ku izina rya Byiringiro Rage nta muntu ushidikanya ku mpano ya Rage no ku buhanga bwe ariko bakavuga bati Rage
aratunaniye mu bijyanye na disipurine yawe wowe uyivugaho iki nkaranga imyitwarire sinamenye ko mbivuga kumaye ikibazo gikomeye kwera ubu nakwivuga disipurine yanjye ubu nayivugaho iki kwera ni ukuyihindura reka tuyijyanemo gutyo icyo ushobora kuvuga ni ukuyihindura ko ntabwo ari wemera ko ufite disipurine nkeya se ugira disipurine nkeya ntabwo ndabyemera ntabwo wemera ko ufite disipurine nkeya abantu bose barakosa urumva ahubwo wenda umugani akinjira babiri yavuze hari igihe nyine iyo mukosa mwese mukora amakosa aribo bayifatiramo cyane ni umwaku bikarangira nyine tugenda dutanga ingero rage kunywa inzoga ntabwo ari disipurine nkeya ntabwo ari disipurine nkeya ariko sibyo ibyo turabyemera nta kintu bitwaye ariko kunywa inzoga zikica akazi biba byabaye disipurine nkeya aho turagendana unywa inzoga ndazimu zatumye wica akazi rimwe na rimwe banibye ko nyine yazancura bamfataga nasera tuvugisha ukuri umaze gufungwa kangahe uzize icyaha cyo kunywa inzoga ugatwara kuko ntawe gufungira ko wanyweye inzoga uzize icyaha cyo kunywa inzoga ugatwara imodoka wanyweye ibisindisha bimaze kuba kangahe kuri rage ni gatatu abapolisi bakwifungira nabukinira ariko bwa mbere bamufata nabakinaga muri Sweden muri polisi byabaye kangahe kabiri none sera ko wari ubizi ko ari bibi tureke no kubukinira polisi nanjye n'undi munyarwanda wese anyweye inzoga agatwara ikinyabiziga baramufata kera bagufanga iminsi 5 ubu mu itegeko ryarahindutse baragukatira urabizi kuki byisubiragamo byabaga biterwa n'iki tuganiriza bikaba rimwe bikaba kabiri kandi ubizi ko ari icyaha mama ariko akora umuntu ese mu byano yarira umutwe afite utuntu confidence uvuga ateka ndende banarebe n'undi ntabwo ndi bunahagarare niko kuno umuntu w'inzoga aba afite confidence zo gukora ibintu nawe umutima mubi none se nyine kuki byabaye rimwe bikongera bwa kabiri confidence zihagarara ariko bazahagaze ubu musozi ntizahagaze ntabwo wakongera ntabwo bibaho ntabwo bibaho ubu no kwitabaza umusare no sera ubona bitarimo kwangiza kariyeri ibyo byose nyine byagiye bikuba muri polisi ubona bitarimo kwangiza kariyeri nk'umukinnyi birangiza ariko nyine ndakeka ko ngomba kubikosora bitazongera ngomba kubikosora ntabwo bizongera byagenda gute iyo byabaga birangiye abapolisi bakakugarura polisi FC muganaga iki n'ubuyobozi nabyo nabwira nyine bararwazaga cyakoze ese ubimira transfer yawe kujyana muri polisi k'abantu bose bari babizi ko ugiye muri Rayon byahindutse gute ko Tadeo yari yaje ku kibuga cy'indege tubwira scenario y'uriya munsi wa munsi rero naje ninje no muri Rayon n'ubundi gusa abantu bavuze ngo Rayon yanegeye ko nagari yari yanegeye urumva naje nje muri Rayon byo za kuri airport nyine amafoto arasohoka sanzwe ngo perezida yaje kumfata nyine ngo agiye gusinya muri Rayon turi kujyana mbona agatelefone ku ruhande karanyandikira hamwe ati dukora iryo kosa uritonze gusinya telefone y'umuntu wawe se umuntu wanyandikira ngo babitonze nanjye bari nyine ndababwira ati rero kanye kuruka mwana turaza kuza kurangiza dini n'umugabo gahemba kandi ntabwo tereka manze nduhuke mvuye mu rugendo rurerure reka nduhuke kumbe ni akamesaje kari gaciye kuri 7 katumye bikora nuko nyine nasinze gusinya polisi umuntu waguhamagara nawe ure na polisi umuntu waguhamagaye njye ndacyari kuri discipline ariko naho ndayivuna nta kibazo kuko ni ibintu byose bishingira discipline avant tout ikigendanye no kunywa agasembuye wijeje abakunzi bawe n'abandi bagukunda kugiye kubigabanya ugiye kubigabanya cyangwa ugiye kubireka nabiretse deje
waretse inzoga cyangwa ntabwo uzajya unywa inzoga ngo ukore ibyo zigukoresha? ntabwo zanzi ngo zinkoreshe ibyo zinkoresha. hanyuma iyi kigendanye nene uri inzoga kenshi umuntu anywa inzoga atekereza abagore. ndamutekereza neza simufite. hari rero n'icyakuvuzweho cy'uko rimwe na rimwe ujya no mu bandi bagore butari uwo mwashakanye. ibyo ni byo biragoye. si uri umuntu arasubiza ko biragoye. urabona umuntu wanjye hari abavuga bati ntabwo yanyweye inzoga agira confidence agatuma akora icyaha cyo gutwara yanyoye. noneho bisa nkaho bidahagije akajya gutekereza undi muntu atari keriya bashaka. reka tuvuge wenda akasa nkaho agirana urugwiro wenda n'abandi n'aba bashiki ba n'abamuri hafi. dukoreshe iyo nyito. aho kantu ko nako gakiriyaringa katubwireho neza. iyo yizihiwe ngo urizihirwa pe. nukumbeshyera ibyo abagore baba bashaka kugusenyera. ibyo bashaka kunsenyera buriya abantu kandi ari abana beza. ari abana beza wenda umuntu yanywa agatwara amategeko akamugonga ariko si ibintu byo kumusenyera urugo babyihorere. ariko erega muntu ariko ujya ubyumva nise kutabyumva ubyumva cyane kabisa. erega umuntu ashobora no kwizihirwa. none se umuntu yasangira n'abajama gusa ntabwo yasangira n'abasore gusa. ariko umuntu ashobora no kwizihirwa akaba ari n'abandi bashiki bacu bari aho ariko bikaba biri muri iyo serikire yo gusangira bikitwa gusangira. ariko ababibona bakabimito bashaka bo bahita reba nyuma y'aho ngaho muri gusangirira nibo bahita bajyana. bagashobora kuba babona wenda bamusangira cyane. none se ntuze click niki jewe mfite abantu banjye bajama tugenda no Kigali nk'icyantu 5-6 gihoraho abo bari abantu bawe mugendana muri groupe. ariko nabo bashaka kubona kenshi bagashaka kubishyira ku rundi rwego kubifata ukundi. yego ubwo rero ndumva icyo agikiriyarinze kote ya discipline ndumva ngiye nyisoje ibyo nabyo nifuza kubaza Rage kuri discipline ibyo ngibyo. hari ufite iki kibazo yamubazaho? oya birasobanutse. iby'abagore arabihakanye kuri radiyo y'igihugu avuga ko ari ukumusenyera. iby'inzoga yihariye avuga ko ataretse inzoga ariko niyo yanazinywa ntabwo zigomba kuzajya zimukoresha amakosa yagiye akorwa mu bihe bitandukanye ari muri Police FC. Police FC guhaye amahirwe ya kabiri wayemera? kubera iki? ntabwo bikunda. wafashe izindi ngamba. ariko wanavuze ko utazongera gukina hano muri shampiyona y'u Rwanda uracyabikomeje cyane. ese ni ubuzima kariyeri yawe isigaye yose ntabwo uzongera gukina mu cyangwa shaka bisa nuvuga ngo kugeza uhagaritse umupira w'amaguru ko bimeze nko kurakara si iki cyabaye urakariye umupira warabona umupira mu Rwanda urakara gute wapi kabisa. iyo myanzuro se nuko iva he? iyo myanzuro nyine wafashe nabitekereje nsanga buriya mu Rwanda ntabwo duhuza. ntabwo ari level yawe? ntabwo duhuza nyine ntabwo ngiye muhuza na shampiyona mu Rwanda. guhuza gutera ariyo yakushyize ku ntabwo tugihuza. arivo ugezeho usanga urwego se umaze kugeraho rurenze shampiyona y'u Rwanda. ntabwo nyine ibintu ntabwo tugihuza. ni bande mudahuza? amakipe, abayobozi b'amakipe, itangazamakuru, abafana, ni bande mudahuza? nyine ibintu byose ntabwo tugihuza kabisa. inzego amaklabu, itangazamakuru, abafana byose. shampiyona mu Rwanda ntabwo nayibasha. kubera ikintu cy'igituma babona dusobanurire ko tutayibasha. tubwire nk'ikintu ubona nyine kikugora cyane muri shampiyona. imyitozo irakomeye, bahemba nabi, bimeze bite? amakipe nakina yose yamembye neza kabisa. ni iki nyine gituma unenga shampiyona yo mu Rwanda? kure Rage turaganira abayobozi b'umupira n'abayobozi b'amaklebe tubwire muri rusange ubabona nta bafungamutwe ubona bakomeza ibintu barakunaniza. nyine njyewe sinzi ukuntu nteye. naricaye ndatekereza nsanga nyine itakunda ntabwo mu Rwanda twahuza shampiyona yabo. dore impamvu ebyiri zonyine. impamvu ebyiri none uyivuga ngo nabo bananiza vuga uti impamvu ngewe mbona tutahuza n'izi mpamvu ebyiri uzitubwire. ntuvuge umuntu nta muntu musabye mwacakiranye cyangwa mwagonganye cyangwa ikipe. ikikunaniza muri shampiyona mu Rwanda ni iki? bakwivangira mu buzima bwawe bwite bareba itabareba ku buzima bwawe bwite.
ariko ntakajya ubaho ase yakurebye arimo arakuvugira ahantu umutima kabisa yenze gusoma imitima abasportif bo mu Rwanda bakwivangira mu buzima abasportif bo mu Rwanda bakwivangira mu buzima kabisa ntabwo bitari ngombwa kandi simbikunda ntabwo bikunda ngomba kumenya ubuzima bwaranjye nkamenya ubwanje shampiyona mu Rwanda rero aya makipe wakiniye APR wakiniye Polisi yanjye kabisa APR wayivuga iki kuko niyo yakumuritse cyane APR navuga byinshi ko niyo yamaye izina nayangize ubundi ubu ngubu arani mu rugo tu urabizirikana cyane APR yaguhaye ubuzima yamaye ubuzima kabisa ni mu rugo ikwifuje wasubirayo APR najyayo yonyine arasikari mu rugo nyine abera gape revi iriho ntago irigize revo iriho niko wenda nyine bikunda ko igera muri mu matsinda nyine ngo ikipe ikomeye nyine ariko ubundi revo apel nyine revi iriho ntabwo nayo nyine yo gukina mu Rwanda nuko nyine yagize uyibona gute muri iki gihe no muri kubyo yitwaye ku isoko niko nizo gahunda kabisa nzima ubona baraguze neza baraguze neza igereranya na Rayon Sport zirasohokera u Rwanda ziritabira Sekafa nk'amakipe aduhagarariye ntacyo nabifuza ni amahirwe masa kugira bagere mu matsinda rero Jibril bataravuze ati ahawe igihembo aravuga ati ndifuriza Rayon Sport na APR kuzakina amatsinda ya CAF nk'umusportif ngenda byifuza bijyanye n'uburyo biteguye nyine barimo baritegura Sekafa barimo baritegura imikino ya CAF nyine ubona gute APR ubona gute Rayon Sport kubibona mu uburyo biyubatse uno mwaka kamenya ko APR yubatse neza mwamugena mubibona tu igura agiye itakaje amadini bose bagiye amadosi yaragiye n'aba Soane n'amaraminiba nagiye ndeba iyo baguze umukinnyi ntagenda kureba nyine ukuntu bimeze ndugura amayara ati mbona n'abakinnyi beza APR biguze nyine bashobora kugira icyo bafasha muri CAF Champions League kiranye navuga umugani wa Tara nabifuriza bose nuko bagera mu matsinda kuko bageze mu matsinda shampiyona ubundi kwa bagenda ejo bagatanga amakipe ane batanga amakipe ane abasohoka urumva nyine byafasha cyane kugira yongera amahirwe yo Rayon Sport Sport sinabona kwikurikirana cyane aho rero ariko Rayon Sport menya mutariyo bueno njye nacyo njye na Sport rero narimo nta kibazo mukirana kuko utayikurikirana si ikipe ikomeye yo mu Rwanda ni ikipe mwahanganye muri APR ni ikipe mwahanganye muri Polisi niba ntabwo ugikunda kuyikurikirana kuri abandi kwikurikirana ariko nyuma yuko udasinyereye ukajya muri Polisi ntiwakiriye message zitari nziza zivuye mu bareyo nta message yakubabaje ko ati umuntu aranyandikiye ibintu bitari byiza yakubwiraga iki sinani stress ayandikira gute wanyandikira ibyo ushaka nta kibazo ndabireba nyine nkakureka ukamwihorera navuga ngo winjira mu buzima nawe n'ubuzima bwawe ni ubuzima bwawe abantu benshi badukurikiye cyane kuri FM ndetse no ku murongo wacu wa YouTube hari ibibazo nyine bifuza kubaza Rage bati afite impano ntawe ubishidikanyaho ariko se mutuwarize atekereza gusubira mu Amavubi y'iki gihe ayabona gute mba ngomba gutekereza cyane ni umukinnyi wese muri rusange ukina umupira wumva yakina ikipe y'igihugu tu mba mbitekereza cyane aravuze ngo ni iki kindi Amavubi y'iki gihe uyabona gute Amavubi y'iki gihe urabona ko nyine ibintu byahindutse muri Ferwafa ariko perezida Shema ikintu ari ibintu agiye ahindura bana nyine mu mikinire mubibona nyine abakinnyi kugenda bazana nyine urwego nyine babona ko hari icyizere nacyo biri gutanga dushobora kujya mu cy'Afurika undi mbona hano ati Rage natubwire abona mu bakinnyi bo mu Rwanda ko benshi bivugwa ko ngo bakoresha ibiyobyabwenge abona bitazarangiza umupira n'impano bafite vuba cyangwa mbese pe abareba ibyawe
wanze kwinjira mu buzima bw'abandi wese wewe ubona icyaha ni gatozi. twibanze kuri wowe sibyo uko rero twatumiye ariko se ubona inzoga kujya mu bagore ibiyobyabwenge biba mu bakinnyi bo mu Rwanda hari ibyo ujya ubona mbese numva bivuga sindabibona. ariko wamaze imyaka myinshi hanze muri Swede urebye uburyo amakipe yahategurwa na hano mu Rwanda ubona ari nk'iki bakwiriye kwigira kuri shampiyona yakinnye muri Swede. Wenda ikintu cya mbere abantu babanza turusha ni gahunda nyine ni ukugira ni gahunda igenamigambi no gutegura plan gahunda n'isaha kabisa. Uriya kintu cya mbere bubahiriza isaha. uriya muri polisi ninde wakererwaga imyitozo cyane? Ajuwe n'Indera Christian. Yiziraga zirenzo nka Veni. Christian arakererwa cyane kabisa. Uzinduka? Zidane se gatuye muri stade. Wowe uri mu bahe mu bakererwa cyangwa se? Yewe nagira gahunda ariko nenda samutema kuntu disobaga ariko nagira gahunda. Hanyuma se ubona abantu bavanga imyitozo mike ikorwa n'amakipe hano mu Rwanda. Zidane ejo ndatuvuga ko bakora amasaha 18 mu cyumweru ngo nemwe bimwe mu bituma n'abakinnyi bisanzura cyane bakajya no muri izo nzoga no mu bindi. Ubona imyitozo abakipe mu Rwanda kuri hagije ugereje naho wakina muri pre-season ubundi na hose muri shampiyona ngo gukora tizo nyinshi no mu shampiyona biragoye gukora tizo nyinshi kubera ko urumva mu mukina kwa nyine iminsi mu cyumweru ujya gukora tizo nyinshi gutese ntabwo izo mbaraga zazo nari kwa gonde abo muri pre-season niwo murakora kabisa.